bikankundira nkabona n'umwanya wo kubireba kuko urebye imyaka mfite n'inshingano mfite zaba iz'urugo zaba iz'akazi ubundi uwambona gutya ntabwo yabyumva ko byakunda. Yego. Murakoze ndashimye. Dushyire muri kamera mesaje uyibone babwire 200 natsindiye ndabibonye. Nshimiye. Muraho neza abakunzi ba Dekasa Fleur Discovery, ni Alice n'ubundi ndabasuhuje. Nk'uko mubibona ndi kumwe n'umutumirwa udasanzwe, ariko buriya nta bantu bahita bakeka ko ari we bakurikije setting iri hano n'ukuntu twambaye n'ukuntu bimeze. Ndi kumwe n'umutumirwa, ni nyuma y'aya marushanwa yo gutsindira 200 twasoje hagatsinda umuvandimwe witwa Beata. Twamuzanye kuri kamera, turi kumwe nawe hano kugira ngo atubwire uko yiyumva, atubwire uko yabigenje, n'amashira y'ikinyoma kugira ngo abantu badatekereza yuko ibyo twakoraga kwari ukubeshya. Hano hanze hadutse abantu benshi bateka imitwe bakoresha inzira zitandukanye, ariko Dekasa Fleur Discovery turakijijwe, turi n'inyangamugayo. Umuntu atanakijijwe yaba inyangamugayo kubera ko abanyarwanda barangwa n'ubunyangamugayo. Biri muri umugayo, ngira ngo uri muri kirazira, uri muri kirazira z'abanyarwanda. Reka rero tumuhe ikaze atwibwire hanyuma dukomeze. Bakubwira abadukurikiye. Murakoze. Nitwa Nikobibaye Beata. Nk'uko abakurikiye amarushanwa babibonye, vraiment nishimiye kuba hano, nejejwe na resultat zabonetse. Ndabashimiye ndetse nshimiye n'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Amen. Namwe Imana ibahe umugisha. Hanyuma Beata, ndumva afite ibibazo byinshi byo kubaza, kandi sinshaka no kugutindira ngo dufate umwanya munini, ariko tubwire tutaragira wenda uko amarushanwa yagenze, tubwire ngo iri rushanwa warimenye ute, byageze gute kugira ngo wiyemeze? Njyewe numvaga ari nk'umukobwa w'imyaka 20, mbonye uri umumama mukuru, mbonye uri umubyeyi mukuru, kugira ngo ugire iryo shyaka ryo kwitabira irushanwa nk'iri. Byananiye abajene, urubyiruko rutandukanye. Njyewe nagendaga mbwira ngo ncabo wakurikiye, wenda abantu bagatekereza ko ari ukugira ngo video zanjye zikurikirwe, ariko oya, numvaga mu by'ukuri nkabona nkavuga uko biri kose hari ukuntu ugenda uha umuntu amafaranga gusa we nta kindi kintu yashoye, ntagire n'icyo amumarira. Ariko iyo umuntu nkavuga byibuze reka ashore umwanya arebe kuri video hanyuma azajye mu irushanwa nk'abandi. Wabitekereje ute kugira ngo wiyemeze ngo ngomba gukurikirana nkazajya muri irushanwa? Wabimenye ute? Hanyuma ni iki cyaguteye kumva ko ugomba kuribamo? Murakoze. Mu by'ukuri mu buzima busanzwe ndi umuntu ukunda kwiga utuntu dushya bitajyanye n'ubundi bumenyi nari nsanzwe mfite, bidafite aho bihuriye n'akazi nkora, ahubwo nkakunda utuntu dushya. Nkakunda kumenya mbese mu makuru havuzwe iki kuri YouTube, ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga ibiki. Bikankundira nkabona n'umwanya wo kubireba kuko urebye imyaka mfite n'inshingano mfite zaba iz'urugo zaba iz'akazi ubundi uwambona gutya ntabwo yabyumva ko byakunda. Yego. Ariko nabyita nk'amahirwe nagize gukora ntaba impande y'urugo, ku buryo inshingano z'akazi hirya y'inshingano z'akazi n'iz'urugo zihita zindeba en direct. Donc urumva ko nkorera mu ntara. Yego. Gukorera mu ntara egare kuba wenyine. Yego. Kuba wenyine egare kugabanyirizwa inshingano hirya y'akazi. Yego. Urumva ni njye jyenyine wishinzwe, noneho muri kwa kuba jyenyine bigatuma mba bored. Yego. Bituma nkunda imbuga nkoranyambaga. Instagram ntago narara ntarebyeho, YouTube sinara ntarebyeho. Donc izi mbuga nkoranyambaga zose abandi bakoresha, nubwo ubona ku myaka yanjye meze ntyo ariko ndazikoresha. Yego. Hanyuma rero muri kwa gukunda turuna nibwo nasanze kuwa gatatu, ndakeka ndi kumva kuwa gatatu,
mbona handitseho ngo kurikirana ngo iyi linki ngo utsindire 1000. Tuvuga ariko why not igihe ntabitsindire? Yego. Ko mba numvise ibintu byinshi, nkareba amafilime, nkareba ibindi, nkiga guteka, why not ibi byo ntabikora? Ndavuga nti 200,000 byo ntabwo ari amafaranga make, kandi nkuko wagiye ubivuga niyo ryaba ari faranga rimwe rirabara. Ndumva hari n'umuririmbyi wabiririmbye ifaranga ni faranga. So ubwo ndakurikirana iriya karaka nakita nka publicity wari washyizeho ko kwamamaza ayo marushanwa, ndagakurikirana kararangira numva uravuze ngo intuza ya mbere, icya mbere ugomba kuba uri cyo nukuba ugomba kuba warabaye member wa channel. Wakoze kuri subscribe. Ako kanya mpita nkandaho. Isugo kandaho nubwo nzabimenya. Yego. Hanyuma ndavuga urongera uravuga ngo nukuba warebye ibiganiro kandi ibyo wagiye ukora wenyine apana aho watumiye. Yego. Ndavuga n'ibyo byose yica none maze amezi make kuko n'ubwa mbere nari nyibonye. Kandi nyinshi ndazizi n'izitari zo mu Rwanda. Ndavuga ndabikurikirana utu video byo byose ni iminota mike, hari ugiye usanga umuntu yashyizeho nk'isaha n'igice, kandi nibyo ugasanga mbaye patiente ndabirebye. Yego. Ndavuga nti iminota 20 ndatureba. Naraturebye ndatureba, noneho ndavuga ni kugira ngo ntazabyibagirwa ntireka taking notes. Fata agenda nkajya nandika utuntu twose wumva ukatwandika. Utwo numva turi nkatwandika. Narebye ibiganiro bikeya, ubwo nyine ku manywa urumva ntabwo nabasha kubikurikirana neza, iyo nabonaga akanya gato mu masaha y'akazi ntabwo nararebaga. Hanyuma nk'urugero nk'aka video k'ibihano k'ibifungo n'ibiki byanabaye interese ku buryo nashatse no kwandika ngo mbaze kwivangamutungo rusange, ariko ndavuga niba hari ahandi kiri nacyo ndakomeza. Nuko nabimenye nanjye mba committed, ndavuga nti ku cyumweru ninzabyumva rwose, ninshaka nzabone na rimwe, ariko nanjye na participate. Murakoze. Urakoze cyane. Urumva ko gushaka no gushobora. Yego, gushaka niko gushobora. Warabishatse ubifatira umwanya, uriyemeza kandi wabigezeho. Hanyuma ikibazo kimwe cyatumye abantu bose ubigaranzura ni ikibazo cya nyuma cyabazaga ngo umwana ninde. Kiriya kibazo mu by'ukuri nakomeje kugitekerezaho nanjye ndi gutegura ibibazo, ariko ndavuga ngo umwana ninde. No mu muhanda kuri radio baravuga umwana n'umuntu wese utaragira imyaka 18, utaragira imyaka 18. Umuntu ashobora no kuba yicaranye n'umuntu wize amategeko, nirinze ibibazo by'amategeko kubera impamvu. Navuga nti rwose n'umuntu utararebye video yabisubiza. Ndavuga ngo reka nza n'utuntu ngewe navuze, kuko niba narabwiye abantu ngo kumva video zanjye niho harimo ibisubizo, ntago nshaka ko bisubizwa n'umuntu wari we wese. Niyo mpamvu na buriya kiriya kibihano naravuze ngo abantu benshi iyo muvuganye bahita bavuga ngo ni imyaka 25, ni imyaka 20, ariko reka nshyiremo abantu babiri bose ni abana, ariko umwe ari munsi y'imyaka 14. Bihanishwa iki? Kandi nabivuzemo. Nabivuzemo. Ikibazo cya nyuma cy'umwana ni iki cyaguteye gufata n'amasaha n'iminota n'amasegonda n'amatiyerisi, kuko nicyo cyatumye ni wowe wenyine wagitsinze. Icya gatatu mwese mwagitsinzwe kibihano, ariko icya gatanu ni wowe wenyine wagitsinze. Umwana rero ubundi muri rusange ubajije umuntu wese wabyaye umwana ni iki, yego, buri wese afite uko yakusubiza akurikije value aho umwana. Yego. Kandi ni nabyo wasobanuye muri iriya video y'umwana. Rero nagize amahirwe yo kumva usobanura umwana ni umwami, ni umuki, urabata, ariko noneho uwo twita umwana ni iki. Kuko ushobora harimo ubona mu gihagararo ukavuga utaka n'akana, ariko kandi wajya kukareba ugasanga gafite nk'imyaka 30. Yego. Cyangwa nk'uko twicaye nti wa mwana we kuko nkuruta. Yego. Ariko umwana mu bitabo by'amategeko umwana ninde. Ubwo rero namvise kantangaje nkajya nsubiza n'inyuma nkongera nkakumva umwana ngo imyaka ngo amasegonda ngo amatsiyeri se kubiki.
nuko nicyo cyatumye ngafata mu bwonko yego ndavuga ibyo byose akantu ko gatandukanye n'ikintu n'ibindi byose tuzi ku mwana yego kuko yego nshobora kubona umuntu w'umwana ariko mu gihagararo wareba ukabona ni nk'umusore w'imyaka nka 30 kuko afite wenda 1.90 m yego ndamufite ufite 1.75 m yego ariko atarageza ku myaka 18 still aracyari umwana yego yego ariko umubonye mu nzu avuga ati uyu muntu w'umugabo arajyahe ubwo rero ako kantu ko kanyenteresheje ndavuga naka rwose kazaza cyane ko nanubyumvise ntafite ahandi bukandike ngo nongere ngasome nkajya ngenda ngasubiza inyuma nkongera nka pureyinga nkongera nkasubiza inyuma n'iryo banga ryatumye nkamenya neza yego urakoze cyane impamvu wenda nanasobanuriye umwana kuriya nuko umuntu arakubwira ngo umwana n'umuto aragira imyaka 18 ukamubwira uti nsobanura neza mbyumve uti ni umuntu utarafata irangamuntu ariko irangamuntu tuyifata ku myaka 16 umuntu ufite irangamuntu wese ntabwo ari umuntu mukuru yego ariko nashakaga ko umuntu yumva ngo munsi y'imyaka 18 bivuze iki yego niyo mpamvu navuze amasaha n'iminota n'amasegonda hanyuma mama Beata niye nama kuri experience niye nama wagira urubyiruko ruhora kuri social media ariko rudashobora kubyaza umusaruro amahirwe nk'aya niye nama wabagira bawo inama ntabwo nababwira ngo babireke ahubwo no kumubwira ngo jyaho ariko kandi urebe bikugirira umumaro kuko hari ibintu byinshi bidafite y'umumaro pe yego hariho wajyaho ukareba abo basitari ukavuga uti bambara gutya ariko se uko bambara we nujya kubyambara uzabyambarisha iki yego ni ukuvuga ngo jyaho ariko nibura ugira akantu ukuraho nibyo niba bigukundiye opportunity yose ubonye kuri iyo social media ntigucike yego niba ari n'uwo munsi kama umugerageze yego wasanga you never know yego yego wasanga hari ukuntu ubwo rero dutindeho cyane ariko kandi dutindeho dufite icyo dukuraho murakoze cyane hanyuma ikibazo cya nyuma kugira ngo dusoze tunakora transaction babibone ko amafaranga yakugezeho ikibazo cya nyuma amarushanwa wabonye yagenze gute ese inama watugira kugira ngo tuzavugurure for improvement ubutaha kuko rwose azajya navuze ko ari ingaruka gihembwe ubu ni ubwa mbere wabibonye shano ni iracyari ntoya mu myaka wabonye bimeze gute ese wabonye byakozwe mu mucyo ibijyanye n'iki ubona twakosora ubutaha irushanwa ryo muri rusange ryagenze neza yego gusa nyine burya irushanwa ryose rihora ari irushanwa mbese wagira ngo uwo mugani uri ku ikihe kizamini kiza cyantera ubwoba ikizamini cya perimi cyane ubwoba na bugingo n'uwo imyaka ishize ari myinshi naragikoze ariko numva hagiye ngitekereza nkumva mu ndaharandiye nukora n'iki nacyo burya irushanwa ryose ni irushanwa niyo waba ari ikisi iyo wari nko kuyora amazi ugira ubumva uri mu rushanwa yego muri rusange rero byagenze neza ibibazo byumvikanaga ikibazo cyabonetse nyine ni kiriya cya network cyane ko wabonaga twese dukomplaininga haturasomye ukabibura uti ntimurasubiza kandi twashubije twivuyeyo ariko byose nabikonsidere ikibazo cyabonetse ni kiriya cya network naho ibindi byo improvement nyine ubundi nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi yego yego ibyo byose bizagenda bigenda neza cyane ko mwarishyize mu gihe cy'igihembwe n'ibitekerezo bizagenda biza ariko njye nabonye byagenze neza Dani wari uko ari igihe watsinze simbizi n'abandi bazatubwira n'abandi bazatubwira hagati aho ubwo ibitekerezo nyine bizagenda byiyongeranya murakoze ariko mu mucyo muri transparency yari ihari nibyo transparency yari ihari nta kibazo nyine impamvu ndi kuvuga wenda bavuga bati nuko yatsinze ariko njye muri rusange numvaga rwose atari nanjye nkurikije ko ari ndi namushya kuri cano numvaga atari iki ariko ni nayo mpamvu ugiye wahise uvuga ngo NB ndavuga nti buriya niyo nkuru Beatrice ariko ribwo yarakiza dusoza rwose yavuze ngo amasaha yancitse nitekerejeho njye numvaga rwose atari iki cyane ko hari byinshi byancitse ntumvise ntakiriya kintu cy'umwana ufite autism uretse ko nsanzwe mbizi ariko
ntabwo nari nakacyumva ariko gusa nashubije ngerageza biriho kuko nsanzwe mbizi biriho rwose bivuga ngo hari ikiganiro kivuga ngo niba kirahari umuntu afite nyine. ibimenyetso hariho n'ubuhamya bwanjye birimo nk'ubuhamya bigarukaho naravuze ntubuhamya reka mbe mburetse cyakoze nakurikiranye ubw'amashuri ubwa masters ubwo narabwumva okay yego byagenze neza muri rusange Yego. wenda buri ibindi bizagenda bigaragara mu bitekerezo. hari impungenge nari mfite mvuga ngo umuntu arajya yandika igisubizo undi agikopere nkavuga turabigenza gute kugira ngo comments ngira ngo ubutaha tuzabikora ku buryo igisubizo cy'umuntu kibahaye ari twe tukibona gusa abandi ntibabibone ariko ntabwo byagenze neza byagenze neza niko njye mbitekereza n'abandi bazaduha yego none se ayo mafaranga ugiye kuyamaza iki niba atari ibanga nk'uko twabwiwe cyangwa se kuri cya kibazo cy'ukuntu umuntu yakwiteza imbere asanzwe akorera umushahara nanjye hari uburyo nateganyije bwo kuziteza imbere yego ngiye nateganyije uburyo bwa saving ubwo rero nyine urumva ko umushumi w'umukecuru hari akandi kantu kagiyemo yego nuko bimeze urakoze cyane ngaho tubwire nimero zawe ni 0789 665 34 76 ni kuri ariya mazina n'ubundi Beata niko bibaye murakoze ndashimye dushyire muri kamera mesaje uyibone oya nawe reba ko yaje reba ko yaje 200 nashyizemo akadege ngo ntasakuza washyizemo akadege gakuremo urebe ko yakugezeho ubwire abantu ko 200 watsindiye babyakiriye ikabane yanjye urumiwe kabisa aho abagabo basezeraniye niho bahurira yego imvugo ikwiye kuba ingiro yego amafaranga yageze wayabonye yego babwire ko yabonye babwire 200 natsindiye ndabibonye nshimiye de Frère Discovery mwakoze cyane Imana ibahe umugisha amen ubwo nanjye icyo ngiye gukora nk'uwatsindiye aya mafaranga icya mbere ni kwa guteganya kwiteza imbere icya kabiri no gukora share yego nkamenyekanisha iyi channel ku buryo mu kizamini cy'ubutaha tuzaba turi benshi urabona ko uyu munsi twari bake mwari bake pe buri ubutaha tuzicara mu kizamini turi benshi yego kandi mwizere inkuru y'umugore yabamaze inkuru neza umva ikagera yego iyo abifite ku mutima arabikora yego reka tugushimire cyane mama Beata Imana iguhe umugisha kandi urakoze kutwitaba muri with short notice mu by'ukuri mu gihe gitoya ugahita utwitaba twagira ngo tubisoze nyine n'abantu nyine batazavuga ngo ariko se buriya wasanga wenda ari n'umuvandimwe we wasanga hari rwose turi inyangamugayo none uranabyivuga uti wanabyanditse uticara unemenye kwa gatatu yego reka rero tugushimire Imana iguhe umugisha kandi gushyigikira muri savings zawe rwose uzaguke cyane yego reka dushimire abakunzi ba Dekasa Frère Discovery ngayo nguko mwabyiboneye mukomeze musharinge iyi nkuru nimuyigumane ushobora kuba murambivuga ushobora kuba rwose hari abantu batakwitabirira irushanwa barahari ariko uzi uko biri kose uzi umuturanyi ukeneye 200,000 nta wamenye wenda ubutazaba yaniyongereye ku buryo ayabonye hari icyo byamara tuzi urubyiruko rwinshi
n'abanyeshuri biga muri kaminuza badakora bategereza babura n'amafaranga yo kugura amandazi ku ishuri cyangwa kunywa amata muri pause rwose dusharinge njyewe ntago narijyamo wenda kubera ubu impamvu zanjye bwite ariko nzi abantu nakohereza link bakirwariza murakoze rero Imana ibahe umugisha bye bye naho utaha abadukurikiye bwa mbere nimugende mudakoreze kuri subscribe mukore subscription mukande no kukazogera iyo ukanze kukazogera bituma umenyeshwa ko hari indi video nshyashya yashyizweho gutsinda nta kindi ni ugukurikirana video zacu murakoze rero Imana ibahe umugisha bye